Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Gubwa neza, nje kukuganiriza ikintu Imana yanganirije. Imana yarambwiye ngo tureke kwitiranya ibitangaza by'Imana n'ibya Satani. Ntitugire ngo Imana ntagikora. Imana irakora uko yakoraga kera, n'ubu niko igikora. Imbaraga zayo ntizigabanyuka, ziracyakora. Ariko noneho ikibazo gihari, Imana irashaka aho ikorera ikahabura. Imana irashaka gukora ibitangaza, ikeneye abantu bahaguruka ari abagabo nyabagabo bagasenyera Satani. Kuva umuntu akivuka, avukira mu byaha. Muri Zaburi ya 51 haravuga ngo ku murongo wa 7 ngo mu byaha niho mama yambyariye. Wavukiye mu byaha ubikuriramo, ariko Imana irashaka kugukura muri ibyo byaha, irashaka gukiranuka, noneho ukakira umwami w'amahoro. Mu Baheburayo mu gice cya 7 ku murongo wa 1 hatubwira ubwami bwa Melikisedeki bushushanywa n'ubwami bwa Kristo, ngo ni umwami w'amahoro, ni umwami wo gukiranuka. Niwakira umwami wo gukiranuka muri wowe, niwakira Yesu muri wowe, arikorera ibitangaza. Imana ikeneye abantu bafite kwizera, bashoboye kurwana pe bagasenya ubwami bwa Satani bukarangira. Ubwami bwa Satani ni ubw'imibabaro, ni ubw'ibyaha. Iyo uhamagaye rero ubwami bw'Imana bukaza muri wowe, burakora, bukora imirimo n'ibitangaza. Umva rero, kugira ngo Imana ize muri wowe, Imana ikora imirimo n'ibitangaza nk'uko yakoranaga n'abakera, nawe yakorana nawe. Urasabwa kwihana, ukamarayo, ukanirukana. Witinya kwirukana Satani, mwirukane arumva. Twika Satani. Nigeze kuba nsengera umuntu, umwana w'umukobwa, numva umwuka w'Imana arambwiye ngo fata mu mutwe, fata mu mutwe. Umwuka w'Imana arambwira ngo twika, twika, utwikisha amaraso ya Yesu Kristo. Satani atinya amaraso ya Yesu Kristo, atinya izina rya Yesu Kristo. Tinyuka, wirukane Satani. Igihe namusengeraga, mu mutwe haturutsemo akabuto gato cyane. Numva umwuka w'Imana arambwiye ngo bamuroze umwuka wo gusara wari umuriho. Ariko iyo wageze imbere y'Imana, iyo wageze imbere y'Imana, Yesu akahagera, Satani arahunga, abadayimoni barahunga. Icyo Imana igushakaho ni iki kimwe: tinyuka, gira kwizera. Vuga ati Mana, mbabarira kutizera. Dayimoni yo kutizera ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Iyo amaze kugenda dayimoni, ukagira kwizera, uratwika Satani agashya. Satani arashya. Nigeze kugira iyerekwa mu ijoro. Burya Satani afite ministeri akoreramo. Ngiye kubona mbona aratuma dayimoni, uwatumye wese ngo sinjyayo, arantwika. Reka nkubwire, iyo ugumye mu masengesho ugatandukana n'icyaha icyo ari cyo cyose, uratwika. Ubu uri umuriro utwika. Abadayimoni barahunga, batinya gushya, batinya umuriro w'Imana, bagahunga. Umwe ati sinjyayo, n'undi sinjyayo, n'undi sinjyayo. Baratinya. Imana ikeneye indwanyi batwika Satani, bagakubita Satani n'abadayimoni koko, bagahunga, bagasenya ubwami bwa Satani bukarangira, ubwami bw'Imana bukaza muri wowe. Muri Yesaya igice cya 9 uhereye ku murongo wa 1 hahanurwa umwana uzavuka, uwo ni Yesu Kristo. Nguwo azavuka ari umwami,
abantu bagenderaga mu mwijima ngo babonye umucyo. Uhamagara umucyo w'Imana ukaza muri wowe. Iyo umucyo w'Imana wakugezeho, ubona icyaha cyose ugakubita. Buri cyaha cyose gifite dayimoni. Niba ufite umujinya, dayimoni w'umujinya ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Niba ufite inzangano, dayimoni y'inzangano ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Iyo ubikoze birakora, birakunda, ubona icyaha cyahunze, ubwami bwa Satani bushiraho, ubwami bw'Imana bukabona kuza muri wowe. Imana irashaka ngo utunganye inzu yayo. Nirwo rusengero, wowe, imibiri yacu. Imana irashaka ko usigara nta cyaha na kimwe, ubwami bw'Imana bukaza noneho. Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Imana irashaka gukora ibitangaza. Imana irambiwe ababona ibitangaza ngo ni ibya Satani. Satani ntacyo ashoboye. Akora imirimo niyo kugira ngo akurure inyungu z'abantu gusa, ariko ibimenyetso bigaragaza ko imirimo ya Satani n'iy'Imana bitandukanye irahari. Iyo usomye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cya 3, ahangaha tuhasanga yuko Petero yakijije ikirema cyahoraga gisabiriza kiremaye. Hanyuma ubwo Petero yarageze ku rusengero, iki kirema kiramusaba, aramubwira ati ntacyo mfite nguha kindi, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ibitangaza birakoreka. Yesu akeneye kumwemerera ko wakira ubwami bw'Imana. Imana yaranganije irambwira ngo harabura ubwami bwanjye mu bantu. Ubwami bw'Imana tubuhamagare buze muri twe, none ibitangaza birakoreka. Petero aravuga ati mu izina rya Yesu haguruka ugende. Ibyo Petero yakoze nawe wabikora. Ikibura ni kimwe, kwakira bwa bwami bw'Imana muri wowe. Hanyuma ngo abantu baratangara cyane. Petero aravuga ati kuki mutangaye? Muratangazwa n'iki nk'aho ari twebwe tubikoze? Batangajwe nuko ari umuntu ubikoze, nyamara ntago ari Petero wari ubikoze, ahubwo ni Kristo muri we. Imana irashaka yuko wakira ubwami bw'Imana muri wowe. Ubwami bw'Imana burakora ibitangaza, ntago ari wowe ubikoze, ahubwo wowe wahaye umwanya Imana muri wowe. Imana rero ntiturana n'icyaha, irashaka kubanza ugategura inzira y'umwami. Irashaka ko utunganya, ugakubura, ugakuraho umwanda wose, noneho ubwami bw'Imana bukaza muri wowe. Imana yarambwiye ngo impamvu ibitangaza byanjye bitari kugaragara nuko nta bwami bwanjye buri mu bantu. Imana irashaka yuko wihana ukamarayo icyaha cyose, ugahamagara ubwami bw'Imana, ukabindwanyi ukarwanya. Reka gusenga ujenjetse. Imana ishaka abantu bamaramaje, barwana bagakubita Satani, bakirukana ubwami bwa Satani bugashiraho, maze ubwami bw'Imana bukaza muri bo. Iyo wamaze gupfana na Kristo ukazukana nawe, ntabwo aba ari wowe ukiriho, ahubwo ni Kristo muri wowe. Ntabwo aba ari wowe ukora ibitangaza, ahubwo ni Kristo muri wowe ukora ibitangaza. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20 haravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo muri njye. Haleluya. Tegurira Kristo inzira, uhamagara ubwami bw'Imana muri wowe. Imana ikomeje kumbwira cyane ku bwami bwayo. Imana ikomeje kumbwira ngo irashaka umwanya muri twe kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza. Irukana intege nke, irukana ubwoba, irukana kutizera. Ambara intwaro urwane, wambara intwaro zose z'Imana, uhagarare neza ku rugamba, wirukane Satani. Satani arumva. Iyo umutwitsi arashya,
abadayimoni iyo batwitse barashya barumva bakagenda. Reka rero kugira kwitiranya ibitangaza by'Imana, ibitangaza bya Satani. Akenshi muri iki gihe igitangaza kirakoreka ngo ni Satani, ngo ni ibya Satani, bivangura ubimenye. Imana yaduhaye ubwenge, yaradutumye, iravuga ngo dore mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega aryana, nuko mumenye ubwenge nk'inzoka, kandi mumere nk'inuma mutagira amahugu. Ufite ubwenge bwo kumenya iki gitangaza ni icy'Imana, ni iki gitangaza kivuye kuri Satani. Ubwo bwenge urabufite. Bibabaza Imana kumva yuko igikorwa cyose gikozwe ni icya Satani. Urwo ni urujijo. Imana irakora, ahubwo menya kubivangura. Hamagara ubwami bw'Imana muri wowe bukore. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 16 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 20 tuhasanga umukobwa wari utewe na dayimoni. Uyu mukobwa wari utewe na dayimoni yarahanuraga, agahanura, kandi ibyo ahanuye bikaba byo, bikaba ukuri, bigasohora. Ndagira ngo ureke kwitiranya ibitangaza, umenye ibitangaza by'Imana, umenye ibitangaza bya Satani. We kuvuga ngo Imana ntigikora muri iki gihe. Imana uko yari iri kera niko ikiri, uko yakoraga ibitangaza niko ikibikora. Ahubwo ikibazo gihari, ab'Imana ikoresha bari he? Ingabo za Kristo muri he ngo murwanye Satani, musenye ubwami bwa Satani bushireho? Haratubwira ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Uyu muja wari utewe na dayimoni basebuja bamuriragaho, agahanura ibyo yavuze bikaba, byamara kuba bakazana ibihembo. Ikizakwereka ibitangaza bya Satani, Imana y'iki gihe, abo ngabo yamaze kubahuma imitima, yabahumye amaso. Imana yabo ninda. Ibyabo ni ukuvuga ngo naguhanuriye, zana amafaranga. Abantu bazanaga ishimwe ngo ibyo wahanuye byageze, byabaye, byashitse. Noneho bakamuriraho muri ubwo buryo. Hanyuma uyu muja asakuriza Pawulo na Sila, abagenda inyuma avuga ngo aba ni abakozi b'Imana, aba ngaba barababwira iby'agakiza. Ubwo ibyo yavugaga si byo, byari byo. Arababwira iby'agakiza, byari iby'agakiza. Bari abakozi b'Imana, kwari ukuri. Ariko umwuka w'Imana wari muri Pawulo na Sila ubemeza ko uwo nguwo atari uwabo, ko batari kumwe. Ngo abarembeje agenda avuga ngo barabigisha iby'agakiza, abo ni abakozi b'Imana, mububahe, mubumvire. Mu bigaragara yavugaga iby'ukuri, ariko atari umwuka w'Imana umukoresheje. Hanyuma Pawulo aravuga ngo dayimoni muvemo, genda. Dayimoni amaze kugenda, ba bandi bashakaga indonke baravuga ati tuzarira kuki? Ko yahanuraga, ibyo ahanuye bigashika, tukamuriraho, noneho turabikura he? Ngo bakurubana Pawulo na Sila babajyana mu nzu y'imbohe, barabafunga.
niho baje gusenga, barasenga iminyururu bavaho iradohoka. Ariko aho byatangiriye nuko birukanye dayimoni muri uwo mukobwa. Ibitangaza bya Satani bishaka indonke. Mu bami ba kabiri mu gice cya 5 tuhasanga inkuru y'umugabo w'ingabo za Siriya witwaga Namani. Ngo yari afite ibibembe, aragenda ajya mu gihugu cya Isirayeli. Maze Elisa aramubwira ati genda wiyuhagire. Numara kwiyuhagira ibibembe birakira. Niko byagenze, byarakize. Ariko Elisa ntiyigeze yakira ibihembo. Abakozi ba Satani, ibitangaza byo kwa Satani bazagusengera ukire, numara gukira ngo kutazana ituro. Abo ngabo ingororano zabo zamaze kuboneka. Ibihembo byabo barabibona, ni ibyo ngibyo. Rero ntabwo tugomba kwitiranya ibitangaza by'Imana n'ibya Satani. Biratandukanye. Ibya Satani nibyo kwisabira ibihembo. Umuntu umwe yigeze ambwira ati ko nguhanurira ukabibona bidatinze, kandi nibyo. No muri iki gihe wabamenya abakorera Satani. Nibyo pe, ibyo ampanuriye mbibona vuba. Ati none nyamara wagiye umpa ituro, arisabira ituro, aho mba ntangiye kumumezira. Ngo Imana irambwiye ngo umpe amafaranga umubare uyu n'uyu ntashatse kuvuga. Aho ngaho uhita umenya ngo uyu ntago ari intumwa y'Imana. Ntabwo ukorera Imana ibitangaza by'Imana niba yagusengeye ugakira, ntabwo akwiye kwifatira ibihembo. Ntabwo agomba kwisabira ibihembo. Ahubwo umukozi w'Imana niba umurwayi akize, ntabwo ari we umukijije, ahubwo ni Kristo muri we. Ntabwo arakeneye ibihembo, ahubwo izina ry'Imana ryogezwe. Abantu benshi bakizwe bamenye ibitangaza by'Imana ko bibaho. Tureke kwitiranya, ahubwo reka dushakire Uwiteka inzira. Reka dushakire Umwami Imana ahakorera. Reka dukubure neza, tweze inzu y'Imana ikoreramo, twakire ubwami bw'Imana. Abadayimoni urabakubita bagahunga. Iyo uhamagaye ubwami bw'Imana buraza. Ubwami bw'Imana ntabwo buvunda. Muri Luka mu gice cya 8 umurongo wa 32 tuhasanga umuntu wari utewe na dayimoni. Yesu ahageze, abadayimoni barahunze. Batangiye gutaka, bavuza induru, bava mu muntu, baragenda. Nuhamagara izina ry'Imana, ukirukana dayimoni, birakoreka, birakunda. Iyo wasenze isengesho ryo kwihana icyaha, ukirukana dayimoni yacyo, kikuvaho. Ndavuga ibyo nzi, ndavuga ibyo nanyuzemo. Iyo utirukanye abadayimoni, ntago icyaha kigushiraho, baraho hafi, bararekereje. Ugomba guhora wambaye intwaro z'Imana, ugomba guhora ubirukana. Noneho ugahamagara n'ubwami bw'Imana bukaza bukokipa ya place iri vide. Bukaza bukinjira, bukaza bugakorera muri wowe. Imana yarambwiye ngo impamvu ibitangaza bitari gukoreka, yabuze aho ikorera, yabuze ubwami bw'Imana ngo bwinjire. Iyo yaba ubwami bw'Imana bwari bwinjiye muri wowe,
wakora imirimo n'ibitangaza. Iyo akoresheje Mose ibitangaza muri Egiputa, nawe yagukoresha. Iyo akoresheje Elisa imirimo n'ibitangaza, nawe yagukoresha. Elisa yasengeye umwana wari wapfuye arazuka. Iyo amukoresheje nawe yagukoresha. Ntago ari wowe wabikoze, ahubwo ni bwa bwami bw'Imana bwari muri we. Uko Petero yasengeye ikirema kikahaguruka, ntabwo ari we, yarabihamije aravuga ngo si twe, ahubwo ni Yesu wa wundi mwishe mukamubamba. Niwe ukora imirimo. Imirimo y'Imana irahari, ariko Imana irashaka aho iyikorera. Imana ikoresha umuntu nk'uko Satani nawe akoresha umuntu. Iyo wemereye Satani aragukoresha. Iyo utamwirukanye muragumana ukamukorera, ariko iyo umwirukanye arahunga. Ngo mwegere Imana nayo izabegera. Muhunge Satani nawe azabahunga. Iyo wegereye Imana, iyo uyihamagaye iraza, noneho ikaza muri wowe, Imana ikaba muri wowe, igakora imirimo n'ibitangaza. Ahawe ntihaba hakihari, ahawe ntihaba hakiboneka, ahubwo ni Imana igaragara, ni Imana ikora. Niyo mpamvu bakoze ibitangaza Pawulo na Sila, bakora ibitangaza bagatangira kuvuga ngo ni Imana, babita Imana, ariko hoya, ahubwo bakiriye Imana, Imana irabakoresha. Ahabo ntihari hakiboneka, sibo bakiriho. Iyo umuntu amaze gupfa ku cyaha aba apfanye na Kristo, noneho ntaba ari we ukiriho, ahubwo akaba ari Kristo. Kristo muri wowe akaba ari gukora imirimo n'ibitangaza. Icyamukemerera Kristo kugira ngo ubwami bwe buze muri wowe, ukihana ukamarayo. Ni ukuri iyo wihanye ukamarayo, ukirukana dayimoni ya buri kintu, iragenda. Ugakomeza, ukirukana, ugahamagara, ugasenga, ubudatuza, ugukomeza usenga, imbaraga z'Imana zikuzaho, Imana ikaba muri wowe, ubwami bwayo bukaba muri wowe. Imana irashaka ko ubwami bwayo buza muri wowe, bugakora imirimo. Birababaje cyane kumva ko ibitangaza bikorwa bikitirirwa Satani. Hoya, genzura ubimenye. Wikumva ko ibitangaza byose byakoretse ni Satani wakoze. Satani ntacyo ashoboye. Ibyo akora byose ni ibipirate. Imana ifite ibitangaza original, ariko irashaka kubikora mu bantu bari original, mu bantu bamaze gukuraho imyanda yose. Noneho ubwami bw'Imana bukaza muri wowe, mu bantu bamaze gupfana na Kristo, akaba atari bo bakiriho, ahubwo ari Kristo muri bo. Mu bantu bamaze kureba ibintu byose nk'ibibambwe, babambanywe na Kristo, bakazukana nawe, bakabona ibintu byose bisa n'ibibambwe, batari kuramya Imana y'iki gihe. Inda ariyo ushize imbere. Niba ukoreye Imana, kiri imbere n'inda, urirebaho, uwo nguwo uzamenye ngo uwo ni umukozi wa Satani. Byarahanuwe, bikwiriye no kubaho, kuko ijambo ry'Imana ryose rigomba gusohora. Byarahanuwe ko mu minsi y'imperuka abantu bazagenda bakora ibitangaza biyitira izina rya Kristo. Ni ukubyitirira, ariko ntiri muri bo, ariko abazi ubwenge barabimenya. Tuve muri urwo rujijo bwo kureba simbizi ni Satani wabikoze, ni Imana yabikoze, ntiwabimenya. Uruhare runini urabyitirira Satani. Ubwenge Imana yaguhaye bumaze iki? Genzura, menya neza.
umenye ati uyu murwayi arakize, bavuga izina rya Yesu, none se baragenda bihandagaza bavuga ngo mu izina rya Satani ninde uri bubakurikire? Bwa buriganya bwa Satani akoresha, baravuga mu izina rya Kristo, ariko umunyabwenge ufite Kristo muri we arabigenzura bimenye. Mu minsi y'imperuka bikwiye kubaho, ibihanurwa nta kizabibuza, bikwiye kubaho, abantu bagahanura mu izina rya Kristo, ariko ntibabura akabagaragaza nuko bamara guhanura ngo none ngo mpereza, ya mana yabo y'inda ikagaragara, yagize neza akeneye kumuhemba, bya bihembo bye abibone. Bibiliya iratubwira ngo muri abo ngabo bakwereka, muri abo ngabo ngo harimo abagabo bombokera mu mazu, wakanyaga abagore batagira umutima, ariko abafite umutima nabo barahari, ariko banyaga babandi batagira umutima, kandi baravuga izina rya Kristo, ariko nk'uko ibya Yane na Yambure byagaragaye, niko n'ibyabo bizagaragara, amaherezo biragaragara. Abakorera Satani urabamenya, Pawulo yabashije kumenya, nubwo uyu muja yahanuraga akavuga ngo aba bantu mububahe mubumvire, baravuga iby'agakiza, kandi koko ari byo bavuga, ariko uri mu bwenge bw'Imana, uri mu mwuka w'Imana urabamenya. Pawulo yabashije kumenya ko ari dayimoni imutera guhanura atyo. Nubwo yaguhanuriye ugasanga ari byo, ariko nugenzura uzabamenyera ku mbuto zabo. Nugenzura neza uzamenya ko atari umwuka w'Imana ubibakoresha. Ngo bafite ishusho yo kwera nibyo, ariko bagahakana imbaraga zabo. Araguhanuriye nibyo, aragusengeye urakize nibyo, ariko nubigenzura neza reka kwitiranya, ntabwo wayoberwa umukozi wa Satani n'ukorera Imana. Reka kwitiranya, senga, ihane neza, wakira ubwami bw'Imana muri wowe, Imana ikorere muri wowe. Imana irashaka ahantu ikorera, Imana irashaka abantu bafite kwizera nka Pawulo na Sila, badatinya ngo ibitangaza nibikoreka. Imana nikorera muri nge imirimo n'ibitangaza, abantu barabibona bate? Ese ndajya mu nzu y'imbohe biragenda bite? Oya, ntabwo Imana ikorana nawe, ikorana n'umuntu wizeye, agaha Imana umwanya wose, Imana ikabona icyicaro muri we burundu. Ntaka urabona ese bigenze bitya, ehe, ureba hirya no hirya, ureba ibiri buze nyuma, aho sahawe. Imana niyireba ibiri hirya no bizaza mu yindi myaka. Emerera Imana gusa, irukana icyaha, fata intwaro zose z'Imana nk'uko zanditswe mu Befeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10. Ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Erega Imana ifite ubushobozi, komerera mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, intege nke zawe zirangire, iz'Imana zuzure. Imana irashaka ko uyemerera, ndi hano mwami ntuma. Icyo ni cyo Imana ikeneye. Irashaka ngo wowe ubwawe ukureho za mbaraga zawe zo kwinyagambura, zo kureba ndabigenza gutya mu bwenge bwanjye, ndabigenza gutya na gutya. Irekure, emerera Imana igukoreshe,
ukorere mu mbaraga z'Imana. Ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwinshi. Maze wambare intwaro zose z'Imana. Wambare intwaro ugenzura urebe ko zose uzifite. Wambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Icyuma kirakomeye. Wambare gukiranuka. Wumve wambaye neza pe. Wambaye gukiranuka nta kikuvogera, nta kigucumuza na kimwe. Ambara gukiranuka nibwo uri bubashe guhangana na Satani. Ambara intwaro zose ubundi ujye ku rugamba. Imana ikeneye abantu bambaye intwaro zose, bashoboye kurwana, bagahangana na Satani, bakamurasaho, bakamutwika koko. Satani arashya, iyo umwirukanye aragenda. Abadayimoni barashya, ukabatwika. Imana yigeze kumbwira, inkora ku maso, irambwira ati dore ukuntu umuntu acumura. Reba uko abantu bacumura nuko. Umuntu aragenda akabona ari wenyine, akabona nta wundi bari kumwe, akabona Satani ntari kumureba, ntamenye igihe acumurira. Ariko dayimoni ngo iyo utamwirukanye, burya ukivuka dayimoni ari nawe. Niyo mpamvu ubona akana gato gatangiye kugira umujinya n'uburakari no gutukana byose. Ariko uwakiriye Kristo akabinanirwa, kuko ubwami bw'Imana buri muri we, kuko ubwa Satani bwahunze, kuko akomeza bwirukana, ntago arekera, arakomeza akabwirukana. Imana irambwira ngo dayimoni igenda ku muntu nk'uko igicucu kigendana n'umuntu. Ntabwo ujya muri tuwarete ngo dayimoni isigare, naho wahacumurira. Ntabwo ujya kuryama ngo dayimoni isigare. Ati rero icyatuma umuntu adacumura, umva iri jambo neza. Urihana ukabona biragaruka, umva iri jambo neza. Ngo icyatuma umuntu adacumura cyonyine, iyo wihanye bya byaha byose, ukihana, uba uhwanye imbaraga kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo uhamagaye ayo maraso ya Yesu ngo akweza gutunganya, ugaca bugufi ati Imana mbabarira, noneho ukirukana. Igihe uzasenga utirukana dayimoni, urongera ugacumura. Imana irambwira ngo iyo umuntu yirukanye byonyine akamara kwihana akirukana, dayimoni ifatiraho, irirukanka, irashya, irahunga. Ariko utirukana akomeza akora ibyaha. Wari uzi impamvu uhora wihana, ukabona reka urakomeza ugakora ibyaha, ukabona biragaruka, ukavuga ati si ubu mbigenze nte ko nihana bikagaruka. Umva umuti rero, umva igisubizo. Irukana dayimoni, utwike niba icyaha cy'ubusambanyi kikugaruka, uvuga ngo Mana mbabarira ubusambanyi. Dayimoni w'ubusambanyi ndakwirukanye mu izina rya Yesu, bikore gusa. Uzambwira niba icyo cyaha kigaruka. Ntago kigaruka, uratwika dayimoni ikagenda. Imana irambwira ati rero umuntu ukora icyaha agakomeza agakora icyaha, burya ntababishaka. Burya ntunywa izo nzoga kubera ko ubishaka, ushaka no kuzireka bikanga. Ntabwo ngo aba abishaka, ngo ahubwo ya dayimoni ihorana nawe niyo imukoresha. Ati umuti rero ni ukuyirukana. Kandi nanjye ibyo narabikoze mbona birakoreka. Iyo wirukanye dayimoni iragenda. Icyakora uhora wirukana, ntabwo uvuga ngo ndarekeye, kuko Satani nawe aracungira hafi. Nibagaruka abadayimoni noneho bazaza ari ingabo, bazaza ari benshi, bazaza kokipa. Ahubwo wowe ukomerezaho ugasenga ubudasiba, ukarwana. Nta musirikare uvuga ngo ndabona hari amahoro, reka niryamire nisinzirire, ntago ndi bujye ku burinzi. Ajya ku burinzi nubwo bigaragara ko nta rusasa ari kumva.
nubwo bigaragara ko utacumuye, komerera ku burinzi. Umwanzi ntiwamenya hari buturuke, yenda araturuka ku maso, yenda araturuka ku rurimi uvuge nabi, yenda araturuka ku bitekerezo utekereze nabi. Imana rero ikeneye abantu basenya ubwami bwa Satani bukarangira. Kuva ukivuka wavukiye mu byaha, ariko ukeneye gusenya ugakiranuka. Yesu Kristo yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo aducungure, kugira ngo adukure mu bubata bw'ibyaha twavukiyemo. Kuva tuvutse twavukiye mu byaha, ariko Kristo nicyo cyamuzanye kugira ngo agucungure. Iyo umuntu ageze mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, akaryuza, akaryumva, akumva neza icyo Imana imubwira, agafata intwaro zose z'Imana, agakubita Satani, agakubita abadayimoni, ubwami bw'Imana bubona kuza bukokipa, bugafata umwanya muri we. Wa mwanya wa Satani ukabura, ahubwo umwanya w'Imana ukaboneka. Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10:17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Igihe wumvise ijambo rya Kristo ukizera, ugafata intwaro z'Imana zose ukarwana, bwa bwami bwa Satani wavukiyemo uri mu byaha burarangira. Izi ntwaro zose z'Imana rero wamaze kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ugakenyera sentire, ukuri, ukihana kubeshya, ukavuga ati Mana mbabarira kubeshya, ndakwirukanye dayimoni ntera kubeshya mu izina rya Yesu. Mana nkenyeza ukuri, nkenyeza sentire y'ukuri ugakenyera. Ntuvuga ati rero aha ngaha ndabona nta yindi nzira, ndabona nta kundi nari kubigenza uretse kubeshya. Urirwaniriye, ntabwo urapfana na Kristo. Umvira ijambo neza. Ngo icyatuma umuntu adacumura cyonyine iyo wihanye bya byaha byose, ukihana, uba ubanye imbaraga kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo uhamagaye ayo maraso ya Yesu ngo akweza gutunganye, ugaca bugufi ati Mana mbabarira, noneho ukirukana. Igihe uzasenga utirukana dayimoni, urongera ugacumura. Imana irambwira ngo iyo umuntu yirukanye byonyine akamara kwihana akirukana, dayimoni ifatiraho, irirukanka, irashya, irahunga. Ariko utirukana akomeza akora ibyaha. Wari uzi impamvu uhora wihana, ukabona reka urakomeza ugakora ibyaha, ukabona biragaruka, ukavuga ati se ubu mbigenze nte ko nihana bikagaruka? Umva umuti rero, umva igisubizo. Irukana dayimoni, utwike niba icyaha cy'ubusambanyi kikugaruka, uvuga ngo Mana mbabarira ubusambanyi, dayimoni y'ubusambanyi ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Bikore gusa, uzambwira niba icyo cyaha kigaruka. Ntago kigaruka, uratwika dayimoni ikagenda. Imana irambwira ati rero umuntu ukora icyaha agakomeza agakora icyaha, burya ntababishaka. Burya ntunywa izo nzoga kubera ko ubishaka, ushaka no kuzireka bikanga. Ntabwo ngo aba bishaka, ngo ahubwo ya dayimoni ihorana nawe niyo imukoresha. Ati umuti rero ni ukuyirukana. Kandi nanjye ibyo narabikoze mbona birakoreka. Iyo wirukanye dayimoni iragenda. Icyakora uhora wirukana, ntabwo uvuga ngo ndarekeye, kuko Satani nawe aracungira hafi. Nibagaruka abadayimoni noneho bazaza ari ingabo, bazaza ari benshi, bazaza kokipa. Ahubwo wowe ukomerezaho ugasenga ubudasiba, ukarwana.
nta musirikare uvuga ngo ndabona hari amahoro reka niryamire nisinzirire ntago ndi bujye ku burinzi. Ajya ku burinzi nubwo bigaragara ko nta rusasa ari kumva, nubwo bigaragara ko utacumuye, komerera ku burinzi. Umwanzi ntiwamenya hari buturuke, yenda araturuka ku maso, yenda araturuka ku rurimi uvuge nabi, yenda araturuka ku bitekerezo utekereze nabi. Imana ikeneye abantu basenya ubwami bwa Satani bukarangira. Kuva ukivuka wavukiye mu byaha, ariko ukeneye gusenya ugakiranuka. Yesu Kristo yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo aducungure, kugira ngo adukure mu bubata bw'ibyaha twavukiyemo. Kuva tuvutse twavukiye mu byaha, ariko Kristo nicyo cyamuzanye kugira ngo agucungure. Iyo umuntu ageze mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, akaryuza, akaryumva, akumva neza icyo Imana imubwira, agafata intwaro zose z'Imana, agakubita Satani, agakubita abadayimoni, ubwami bw'Imana bubona kuza bukokipa, bugafata umwanya muri we. Wa mwanya wa Satani ukabura, ahubwo umwanya w'Imana ukaboneka. Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10:17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Igihe wumvise ijambo rya Kristo ukizera, ugafata intwaro z'Imana zose ukarwana, bwa bwami bwa Satani wavukiyemo uri mu byaha burarangira. Izi ntwaro zose z'Imana rero wamaze kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ugakenyera sentire, ukuri, ukihana kubeshya, ukavuga ati Mana mbabarira kubeshya, ndakwirukanye dayimoni intera kubeshya mu izina rya Yesu. Mana nkenyeza ukuri, nkenyeza sentire y'ukuri ugakenyera. Ntuvuga ati rero aha ngaha ndabona nta yindi nzira, ndabona nta kundi nari kubigenza uretse kubeshya. Urirwaniriye, ntabwo urapfana na Kristo. Nushaka kwicira inzira, ukananirwa gukoresha ukuri, ukananirwa gukenyera ukuri, icyo uzacyura ni ibibembe. Gehazi we yarirukanse, aravuga ati databuja nta kintu yakiriye na kimwe. Arangije aravuga ngo haje abana b'abahanuzi, none databuja arantumye ngo muhe imyenda yo gukurana ibiri. Ashaka kwicira inzira, ashaka kwijyanira ibihembo, ariko icyo yacyuye ni ibibembe. Elisa yamugeze imbere aramubwira ati ariko uvuye he? Ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Umutima wanjye ntiwari kumwe nawe. Ubwo wa mugabo yavaga mu igare akaza kugusanganira. Ngo nuko guhera ubu ibibembe bya Namani bizakomaho. Abishakira ibihe nudakenyera ukuri ngo wambare sentire y'ukuri, kubeshya uzabeshya bizakorohera. Uzagera mu kibazo uvuga ati reka nishakire igisubizo. Gehazi kuko atarafite ubwami bw'Imana muri we, yaravuze ati databuja nta kintu amwatse, nta na kimwe yakiriye, reka njye kubimwiyakira. Aragiye, wagitunguka akiri kure, Namani aramubona, ava mu igare rye ajya kumusanganira. Arangije Gehazi arabeshya, aratinyuka aravuga ati databuja arantumye kandi ntiyaramutumye.
aramubwira ati none aha haje abakozi b'Imana bavuye mu misozi yo kure, none ngo dukeneye imyenda yo gukuranwa ibiri. Arayimuha. Ageze mu rugo, Elisa aramubwira ati ese Gehazi uvuye he? Ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati ese umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yavaga mu igare rye akaza kugusanganira? Niwicira inzira uzacyura ibibembe. Arangije aravuga ati kuva ubu nonaha ibibembe bya Namani bizakomaho iteka ryose. Azize kubeshya, azize indonke, ukorera Imana, ufite ubwami bw'Imana muri we, ukoreshwa n'Imana, uhanura ari Imana imutumye, ukiza indwara atari we uyikijije ari Imana muri we, ntabwo ashaka ibihembo. Ntabwo avuga ngo ibyawe Imana ibinyuzaho none gira icyo unyihera. Hoya. Intwaro ya gatatu, ukambara inkweto, ubutumwa bwiza, ukamamaza ishimwe ry'Imana, ukavuga ubutumwa bw'amahoro udaciye ku ruhande. Ikizakwereka abahanuzi bahanura atari Imana ibatumye, ntabwo azikoza ijambo ry'Imana, kuko ntashaka kuvuga ukuri. Azavuga ijambo ry'Imana nko kwiyerurutsa, ariko ntashobora kwinjira dipu. Abakorera Satani baragaragara, baramenyekana. Ufite ubwami bw'Imana muri we abasha kumumenya, akamumenya akavuga ati ibyo ukora byose nakumenye, ni dayimoni igukoresha, ntago ari Imana. Ukambara ubutumwa bwiza, ukambara inkweto, ngo mbega ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi. Mbega ukuntu ari byiza, mbega ubutumwa bwiza ukuntu ari bwiza. Intwaro ya kane, ukaba uyibitseho yo kwizera. Naho bimeze bitya, naho bimeze uti, ndacyizeye Imana, simbivamo, sinakora iki, sinakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Hoya, nizeye Imana, nubwo mu nzu mbona nta kirimo, ntabwo ngiye gukora icyaha. Hoya, ugakomeza ukizera, ukamenya ko utari bupfe. Imana irakurinze, irinze ijambo yakuvuzeho, iraririnze ngo irisohoze. Wicika intege, ugire kwizera, usabe Imana, byose ni ukubisaba Imana. Ukavuga ati Mana mbabarira kutizera, dayimoni yo kutizera ndagutwitse, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Kutizera biragenda, ukizera Imana 100%. Ukaba wibitseho intwaro ya gatanu yitwa ingofero, ukambara agakiza kakaba ingofero, ukambara Kristo ku mutwe. Mu mutwe wawe, mu ntekerezo zawe hakabamo Yesu. Aho ugeze hose ukagaragaza agakiza. Nuvuga ati agakiza nkagaragaza ndi mu cyaro, nagera mu mujyi ngahinduka undi. Oya, ugahora wambaye agakiza kakugaragaraho. Ntiwambara agakiza ngo ukambare uri mu rusengero, nugera mu rugo uhinduke ube intare. Uko uri mu rusengero akaba ari kuri mu rugo, akaba ari kuri urahiherereye, akaba ari kuri urahagaragara, akaba ari kuba uri kumwe n'umuntu umwe, akaba ari kuba uri kumwe n'abantu benshi, akaba ari kuri uri mu isoko, akaba ari kuri uri mu nzira. Ugahora uri umukristo wambaye agakiza. Intwaro ya gatandatu, ukaba wibitseho ijambo ry'Imana.
ni umucyo umurikira inzira zawe. Ijambo ry'Imana rikaba muri wowe rigwiriye, atari ibya nyirarureshwa, riri muri wowe, ryanditse mu bwenge bwawe, mu mutima wawe, rikurimo ijambo ry'Imana. Iyi ni inkota utsindisha Satani, ukavuga ngo handitswe ngo sinzapfa nzarama, handitswe ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Oya, sinzakena nzakira. Ukaba ufite ijambo, ufite icyanditswe muri wowe. Iyo nkota uyifite, Satani yagutera kubwira ngo urapfa, ubukene burakwica, inzara irakwica. Oya, erega uwiringira Uwiteka n'amazi yo kunywa ntazayabura, ntabwo inyota izakwica, ntuzabura n'ibyo kurya. Oya, ijambo ry'Imana rivuga riti, ukaba urifite ijambo ry'Imana riri muri wowe, ryuzuye inkota ucumita Satani, ucumita abadayimoni, ukabarangiza, ukarwana. Intwaro zose ukaba uzibitseho, ukaba ufite intwaro yitwa Mwuka Wera, ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Nigeze kubwira Imana, mbwira mbega imbaraga za Mwuka Wera, mbwira uburyo nzajya nkuririmbira ukishima, mbwira uburyo nzajya nguhimbaza ukishima. Imana irambwira ngo uko uyoboye na Mwuka Wera. Ntabwo Imana inezezwa nuko ijwi abantu baryumvise, ahubwo inezezwa yo nuko yabashe kukumva. Erega waririmba ukumva ni byiza pe, ariko atari Imana ikuririmbishije. Imana ntibashe kumva ya majwi, rya jwi ryiza riryoheye abantu, ariko Imana yo ntiryumve. Ariko Mwuka Wera, iyo uririmbye uyobowe na Mwuka Wera, iyo usenze uyobowe na Mwuka Wera, Imana yumva isengesho. Za ntwaro ukazibikaho, ugasenyagura ubutware bwa Satani bukarangira. Umwami w'amahoro akaza muri wowe, umwami wo gukiranuka. Noneho gitangaza ukamwakira muri wowe. Ibitangaza biri militipuriya. Impamvu ibitangaza bitagaragara nuko ubwami bw'Imana butari muri twebwe, nuko ubwami bw'Imana butabonye umwanya. Wasize k'ikinyoma karacyahari, kandi Imana irinjira muri wowe ariko nako kadahari. Wasize akantu k'ishyari karacyahari, ako ngako kataravamo ntabwo ubwami bw'Imana bwinjira. Wasize akantu k'umujinya, k'uburakari, k'intonganya, ako ngako uri kwita gato, ako ngako kabujije ubwami bw'Imana kuza muri wowe. Kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza, kugira ngo ibitangaza bigaragare. Niyo mpamvu ibitangaza biraba ngo ni ibya Satani. Ntuzi kugenzura iby'Imana, ntuzi kugenzura ibya Satani. Nta gukiranuka guhari ngo umwami w'amahoro ukiranuka aze muri wowe, akora imirimo n'ibitangaza, indwara zikire, ibirema bigende. Uko byabaga kera n'ubu byaba. Imana yarambwiye ngo nk'uko byabaga kera n'ubu byaba, ahubwo Imana ibuze aho ikorera. Ubwami bw'Imana burabuze. Imana irambwira ngo ubwami bw'Imana yaba bwari muri twe, ibitangaza byakoreka, kuko gitangaza bari muri wowe. Erega twebwe uyu mubiri, Imana yo yinjiye muri uyu mubiri, ubona wa mubiri ariko si wowe ubikora, ahubwo ni Imana ibikora. Nk'uko Satani nawe akoresha uyu mubiri,
iyo wamuhaye inzira, imirimo n'ibitangaza bya Satani nabyo birakoreka. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana iyo buhageze burirukana, ukabona umuntu arasenze yirukanye dayimoni mu muntu, kandi wumvaga ari ijwi ry'umuntu, ariko dayimoni agasubiza. Yesu yarabajije umuntu wari utewe na dayimoni ngo urinde, ngo ndi ingabo. Wumvaga ijwi ari iry'umuntu, ariko ni dayimoni wasubizaga ngo ndi ingabo. Bivuze ngo turi benshi, ingabo twamuteye turi benshi. Niyo mpamvu ibintu ubona byabaye urudubi, ni urujijo, numenya ngo ibi ni ibya Satani, ibi ni iby'Imana. Sobanukirwa. Ubwami bw'Imana nibuza muri wowe urasobanukirwa. Imana iragukoresha imirimo n'ibitangaza. Ibitangaza by'Imana birahari, ariko Imana irashaka aho ibikorera. Irashaka umuntu ufite kwizera, wizeye Imana, watandukanye n'icyaha cyose habe na gato. Ukayoberwa ngo impamvu wowe udasengera umuntu ngo akire, nuko nawe menya kakandi wasigaje. Urakazi, wabesha abantu, ariko wowe ntago wakwibesha n'umutima wawe. Urakaza ko wasigaje. Urabizi ko kwizera kwawe ari ntanako. Urabizi ko ugifite kwicira inzira, kwirwanaho. Aho ngaho ntago urapfana na Kristo. Ukwiye gupfana na Kristo, ugapfa ku cyaha cyose, ugahinduka mushya. Ntaba ari wowe ukiriho, ahubwo ari Kristo muri wowe. Noneho Kristo akikorera imirimo, Kristo akikorera ibitangaza, Kristo akaba ari ukora. Birababaje kutamenya gutandukanya, ngo umenye ngo ibi ni ibya Satani, ibi ni iby'Imana. Biratuma abantu bayoba, bagahera mu rujijo, bakayoberwa icyo bakora, bakayoberwa uko aho bagana. Urabona igitangaza ati ni Satani ugikoze se cyangwa ni Imana? Ntago tubizi, ariko ahanini cyaba ari cya Satani. Genzura. Saba Imana iguha amaso y'umwuka, nk'ayo Pawulo yari afite, akamenya ati uyu nguyu nubwo aduhanuriye ibyiza, nubwo avuga ngo turi abana b'Imana, kandi niko biri, kandi turamamaza inkuru y'agakiza, kandi akaba ariko biri, ariko uyu nguyu ntabwo turi kumwe. Ntabwo ari umwuka w'Imana ubimuhishuriye uyu nguyu, ahubwo ni dayimoni. Ararambirwa, aravuga ngo mve inyuma dayimoni, muvemo, genda. Dayimoni aragenda. Ukeneye kwihana, ukamarayo, ugasenga, ugahora usenga, ukambara intwaro zose z'Imana, ugakubita Satani. Imana yarambwiye ngo ikeneye abantu bakubita Satani koko, birukana Satani, birukana icyaha. Nutirukana dayimoni ya buri cyaha, ntabwo kikuvaho. Uzarinda upfa ukiri mu byaha, ariko ndagira ngo wambare intwaro zose z'Imana, ukubite Satani koko, umwirukane. Birakoreka, biremera. Iyo wihanye ukirukana dayimoni ya buri cyaha uko ukihanye, bivaho. Kandi ubwami bw'Imana ntibushobora kuza hari na kamwe usigaranye. Ca bugufi imbere y'Imana. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni uko wemera ibyaha byawe gusa, icyo cyonyine. Ubyihane. Numara kubyemera, urabona imbaraga zikubita Satani. Wirukane buri dayimoni, ikuveho. Imana yarambwiye ngo wari undi munsi, atari umunsi yanyeretseho dayimoni uko icumuza abantu. Undi munsi irambwira ngo ngwino nkwereke. Burya ya dayimoni
nakweretse uko icumuza abantu muri iki gihe, aho uri hose ukaba uri nayo, ukayoberwa uburyo ujya no mu rusengero ugacumura. Narayirukana najyaga no mu rusengero nge nkacumura, ukareba n'umuntu gutyo ugacumura, ukajya mu rusengero ukanegura, ukajya mu rusengero ugahita utekereza n'ibyo mu rugo ugacumura. Narayirukana, yankurikiraga no mu rusengero, kandi n'ubu sinshobora gucogora, kuko ncogoye dayimoni irinjira ndacumura. Ntabwo nageze aho satani atarasa imyambi, ntabwo nageze aho ntashobora gucumura, ahubwo ni uguhora ku rugamba, ni uguhora ukubita satani, ni uguhora urwana udahuga. Imana irambwira ati rero ya dayimoni nakweretse icumuza abantu muri iki gihe, ikaba itava ku muntu kiretse wubwe ayirukanye. Ubu ngubu areyeni ntabwo ushobora kuyibona ku maso, keretse Imana igukoze ku maso ukayireba, ariko mu bigaragara ntabwo urabona dayimoni ikubwire ngo jya kwiba, ntabwo urayibona ngo ube wayikoraho dayimoni. Ariko Imana irambwira ngo noneho umva, tega amatwi wumva aka kantu, noneho ku munsi w'imperuka ngwino nkwereke uko bizaba bimeze. Ku munsi w'imperuka mbabwire, Imana yanyeretseho gato. Ku munsi w'imperuka abantu bazaba bajya mu masoko nk'ibisanzwe, bazabubaka amazu nk'ibisanzwe, azaba ari umunsi umeze nk'iyindi, nta sinya izakwereka ngo umunsi w'imperuka wageze. Umunsi w'imperuka ufite imigambi yo gukora ibi n'ibi n'ibi azaba akiyifite. Noneho Yesu amfata ukuboko arambwira ati ngwino nkwereke, ati dore ba badayimoni bacumuza abantu muri iki gihe, dore uko bazaba bameze noneho ku munsi w'imperuka. Bazaba noneho bambaye umubiri, bazaba banyanyagira bambaye umubiri, ariko abubaha Uwiteka ntabwo bazaba bagihari, bazaba bahavuye, ndetse ntibazaba bemerewe gukandagiza ikirenge cyabo kuri iyi si. Yesu abinyereka nasaga naho nkandagiye ku mwenda cyangwa se nawita iteme ritandukanye isi n'ikirere, ku buryo ntashobora kuhakandagira. Kandi amfata ukuboko ntiyambwira ngo genda urebe wenyine. Ngiye kubona mbona abadayimoni bambaye gisirikare, nabo burya bafite intwaro. Ntabwo umusivire ajya kurwana n'umusirikare, niyo mpamvu nawe ambara intwaro zose z'Imana, kuko abadayimoni nabo bafite intwaro, bibitseho intwaro zose kugira ngo bakurwanye. None nawe ngo urarwana udakenyeye sentire, kandi bo bayambaye, bo bambaye teni ya gisirikare, wowe ntayo wambaye, urarwana na bute? Bo bambaye inkweto, bo bafite imbunda, wowe nguragenda nta jambo ry'Imana ufite. Yesu yatsindishije iki? Handitswe ngo ku munsi w'imperuka hazaba ari amarira, abanyabyaha bazababazwa n'abo badayimoni, bazaba bahura n'imibabaro, induru. Numvaga ari induru hirya no hino, wumva ari induru. Ariko abazasigara ni bake, abazajya mu bwami bw'Imana ni benshi, sinzi umubare, ariko nkurikije n'abantu mbona mu isi, abazasigara ni bake, ariko bazasigara mu mibabaro.
ndagira ngo nkubwire, ambara intwaro zose z'Imana ukubite dayimoni. Imana yambwiye ngo ikeneye abantu bambara bakarwana bibiharamagara, barwana nta kindi bitayeho, bakarwanya satani n'imbaraga nyinshi, bakirukana bagasenya ubwami bwa satani. Satani hari ikintu yakinze abantu bakagira ngo ni ugusenga nta kurwana, bakumva ijambo igice. Ndakubwira ngo mu kurwanya satani, mu kumutwika harimo intsinzi, birakoreka, bikore. Kandi si amagambo gusa, ijambo ry'Imana rirahari, rirabihamya. Mu Befeso mu gice cya 6, ntabwo wakwambara intwaro utagiye kurwana, ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Kuko tudakirana n'abambaye umubiri, turwana nabo tutabareba, batagaragara, batambaye umubiri. Ariko natwe tugomba kwambara intwaro zose z'umwuka, intwaro zose z'Imana, tugatwika satani arashya. Uramutwika akagutinya agashya. Ambara intwaro zose z'Imana. Imana irashaka abantu nk'abo, batwika satani batamubabarira, bakirukana. Nutirukana satani, icyaha uzagumana nacyo. Kera natinyaga ntarasobanukirwa, natinyaga kuvuga ngo satani ndakwirukanye, satani ndagutwitse, narabitinyaga. Kuko ubwami bwa satani nari kumwe nabwo. Ikinyoma, satani, nimvuga ngo satani w'ikinyoma ndakwirukanye, kwaba ari ukwirwanya. Niwumva ufite ubwoba bwo gutwika satani, menya ngo uri mu butware bwe. Aho ngaho nanjye narahahoze. Ariko ubu ndamutwika nkamenya ngo arahiye, nkamutwika nkamenya ngo arahiye, nkamwirukana nkamenya ngo aragiye, kandi koko aragenda. Satani arajijisha abantu, ukabura imbaraga zo kumutwika, kuko nawe aratinya gushya. Ariko tinyuka ndakwinginze, ihane gusa, urahakura imbaraga zo kumutwika. Utabanje kwihana ntago wazibona. Ariko niba ubanza ukihana, ugaca bugufi, ukababazwa n'icyaha, urazibona, uramutwika. Ndakubwiza ukuri, uko ubikora buri cyaha cyose, nta cyaha na kimwe uzasanga nta na kimwe usigaranye. Uzasanga byose byarangiye. Icyampa ukabikora, warangiza, wabona nta na kimwe usigaranye, ugatwara ubutumwa bwiza, ugahamya, ugahamiriza n'abandi bari mu byaha, ukababwira ngo birakoreka. Nkeneye kumva hari abambwira ngo birakoreka. Nkeneye hari abantu dufatanya guhamya, tukavuga ati iyo wihanye ukirukana satani, icyaha kiragenda. Nkeneye abo bantu kumva bavuga ngo twarabikoze birakoreka, burya birakunda, burya ubwami bwa satani urabutwika bugashya, ubwami bw'Imana burya urabuhamagara bukaza. Birakoreka, bikore, birakoreka. Ihane, wirukane ubutware bwa satani wabuvukiyemo, uvukira mu byaha, wigaragura mu byaha. Ariko Yesu aragusanze, arakubwiye ngo baho, va muri ibyo vata byawe, va muri ibyo byaha wigaraguramo. Ihane gusa usange Yesu. Yesu yaragupfiriye, ni wowe watumyaza, nukugira ngo agukure mu bubata bw'ibyaha. Nawe ubikora utabishaka, wumva utabyishimiye, ubwo buzima urimo bwo mu byaha burakurambi, ntiwari uzi icyakurengera. Ariko umva ijambo ry'Imana, numara kuryumva wizere. Numara kuryumva wihane, umareyo, wirukane dayimoni ya buri cyaha, uhamagara ubwami bw'Imana buze bukora imirimo n'ibitangaza. Iyaba twamenyaga gusenya ubwami bwa satani,
Imana ikeneye abantu barwanya Satani, bagasenya ubutware bwa Satani, bakimika ubutware bwa Kristo muri bo. Ibitangaza birakoreka nk'uko byabagaho kera. Tuve mu kuvuga ngo dufate biriya nk'amateka, tuvuge ngo ibyo byabaye icyo gihe, ubu ntibishoboka. Nuko kwizera nk'uko kudahari. Iyo aba kwizera nk'ukwa Mose ugufite, ibyo Mose yakoze nawe wabikora, ariko si wowe ubikora, ahubwo ni Kristo muri wowe. Turumva ibyabaye tukavuga ngo ni ibyabo bandi, ni ibyabo ngabo, n'abantu buntu, n'abantu nkawe. Ibyo Petero yakoze ni umuntu nkawe, ahubwo kwizera, kwemerera ubwami bw'Imana muri wowe, icyo nicyo akurusha cyonyine. Imana rero yambwiye ngo irashaka abantu basenya ubwami bwa Satani, Imana ikaza muri bo, ubwami bw'Imana bukaza muri bo, maze ubwami bw'Imana ngo nibwo bukora ibyo byose. Ni moteri, ntabwo waba wikoresha ubwawe, ahubwo ni Imana iri muri wowe, niyo itekereza, niyo igukoresha, niyo ikomandinga byose, ukakira ubwo bwami bukayobora muri wowe, ubwami bw'Imana bugakora ibitangaza. Ngo impamvu ibitangaza bidahari nuko ubwami bw'Imana bwabuze aho bukorera. Tegura umutima wawe maze ubwami bw'Imana bukore. Imirimo n'ibitangaza Elisa yakoze, nawe urabikora. Imbaraga z'Imana nizo zakoze ibyo, nizo zikorana nawe. Ni Imana y'ibihe byose, ni Imana y'abatubanjirije, ni Imana y'abariho ubu ngubu, ni Imana y'abazadukurikira, ni Imana y'ibihe byose. Imbaraga z'Imana ntago zigabanyuka. Imana ibuza umuntu wizera by'ukuri, umuntu watandukanye n'icyaha, umuntu wambaye intwaro zose, agasenyera Satani, ubwami bw'Imana bukaza bugakora. Ntabwo tukwiriye kumva ko Imana yakoraga kera gusa. Niko Imana yambwiye. Ntabwo yakoraga kera gusa, n'ubu yakora. Dore limiti twishije Imana gukora. Ni wowe ubwawe utemereye gupfana na Yesu Kristo, ngo wemere Kristo aze muri wowe, ye kuba ari wowe uriho. Urashaka wowe mu ntege nke zawe, ngewe ibingibi nibyo nashobora, ibingibi ntabwo nabishobora, ngewe ugashaka kureba n'ahatakureba, aho udashinzwe, biragenda biti byose ibyawe. Emerera Imana gusa ikore, emerera Imana gusa ikore. Imana irashaka gukora, igakorana n'abantu bakubise Satani koko, bamwirukanye koko. Ibikoresho byose birahari, intwaro zose zirahari zo gukubita Satani, akava muri wowe, agahunga, ubwami bwa Satani bugashiraho. Zose, ibintu byose birahari kugira ngo ubashe kumunesha. Intwaro zose zirahari kugira ngo ukubite Satani, ubutware bwe burangire, ubundi usengera umurwayi akire mu izina rya Yesu, kuko atari wowe ubikoze, ahubwo ari Kristo muri wowe, kuko ubwami bw'Imana aribwo bubikoze. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana n'ubw'amahoro, ubwami bw'Imana n'ubwo gukiranuka, bufite imbaraga, bukubita hasi ikintu cyose, busenya ibihome. Ubwami bw'Imana icyamukemera, ukemerera Imana, ugasenyera Satani, ugakuraho ubwoba, ugakuraho kutizera, ubundi ukizera, ukabona uburyo Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza. Izina ry'Imana rikogezwa, abantu benshi bagakizwa, ubwo abantu bakeya bemeye gukorana n'Imana. Icyamukemerera Imana, ubwami bwayo bukaza muri wowe bukikorera. Umutima wawe niwemere gusa, ushyire hasi,
uvuga ati njye ntacyo nshoboye, ndaje ku musaraba, ndaje uko ndi, Yesu ntunganye, ndabyemera ndi umunyabyaha, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko Mana mbabarira, nciye bugufi, Yesu ntunganye, kuva nkivuka navukiye mu byaha, ariko ubu ngubu ndaje ngunyeze, ndaje ku musaraba, nikubise imbere yawe, ngunyeze unkureho icyaha cyose. Ukavuga uti Satani ndakwanze, ndakwirukanye, ndagutwitse, sha mu izina rya Yesu. Atinya izina rya Yesu. Ndakwanze, jyana gutukana kwawe, jyana kubesha kwawe, jyana ubusambanyi bwawe, jyana igomwa ryawe, jyana ubusinzi bwawe, byose ndabyirukanye, ndagutwitse Satani, ndakwirukanye Satani. Birakoreka, birakunda. Ubundi ukinginga, ndakwinginze Mana, ndi hano, mbwira niba hari akandi kaha kandiho nakanzinya nakanzinya, niteguye kwihana no kwirukana. Mbwira gusa, murikira, umucyo wawe numfate, mbona aho nacumuye hose. Mana ndasaba umwuka wera, ndasaba intwaro zose z'Imana, ndasaba byose ugasaba, ndakwinginze Mana, ndakwinginze, ubwami bwawe nibuze muri njye, ubwami bwawe nibuze muri njye, maze ubwami bw'Imana nibugera muri wowe, ubwami bw'Imana nibuza muri wowe, ubwami bw'Imana nibufata icyicaro muri wowe, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Ibyawe byapfuye birazuka, ibitangaza birakoreka. Ufite imbaraga, niwakira imbaraga z'Imana muri wowe, ufite imbaraga zo gukuraho, ugakuraho bya bindi byose byananiranye, bya bindi byose abantu bavuga ngo birakomeye, urabizingazinga kubw'imbaraga z'Imana, ziruta izindi mbaraga, ziruta imbaraga z'abarozi, ziruta imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Mu izina rya Yesu urazingazinga, abadayimoni barahunga. Mose nawe yari umuntu nkawe, maze ngo ashyira inkoni hasi, ihinduka inzoka. Uko ni ukwizera gukomeye, kwizera kuri hejuru y'ibintu byose. Inkoni isobanura kwizera. Ibyo ni Imana yabimbwiye, ngo inkoni uzi icyo isobanuye? Isobanura kwizera. Amaboko asobanura imirimo. Imana ishimwe. Maze abakonikoni, maze abarozi nabo baragerageza, bakora inzoka, ariko inzoka ya Mose iratuzingazinga twose. Dufite imbaraga zimira izindi mbaraga, twakira ubwami bw'Imana muri twe gusa. Imana irashoboye. Nta kintu na kimwe ku isi, nta kintu na kimwe cyaguhagarara imbere. Ubwami bw'Imana buri muri wowe. Urishakira inzira, ushaka gutegura imitego, ariko Imana yo ibibona mbere, ibitegura mbere. Reka amaso y'Imana ariyo areba. Reka ubwami bw'Imana buze muri wowe. Reka ubwami bw'Imana buganze muri wowe. Irekure gusa imbere y'Imana, uvuga ati ndi hano Mwami ntuma, unkoresha uko ushaka. Uncure inkamba zose zimvemo, maze umpindure icyuma cyawe, ujye unkoresha. Haleluya. Icyamukemerera Imana ikagukuramo inkamba zose, za mbaraga zawe zose zikarangira, imbaraga z'Imana zikaganza.
Imana yagukoresha imirimo n'ibitangaza, wemereye Imana ukayizera, wemereye Imana ugatandukana n'icyaha cyose, wikubise imbere y'ibirenge byayo, ukavuga ati ndi umunyabyaha nyeza, ubundi ukarwana na Satani ukamutinyuka, ukirukana buri dayimoni yose. Imana yagukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ibabajwe n'uko ibuze aho ikorera. Reka twemerere Imana ibona aho ikorera, ibona ubuturo muri twebwe, iture muri twebwe, ibona aho ikorera imirimo yayo n'ibitangaza. Imirimo y'Imana iganze, imirimo ya Satani iburizwemo. Ibure, irabura ari uko watwitse Satani, irabura ari uko wamwirukanye. Nukomeza kujenjeka ukarwana gisivire, kandi abo urwana nabo bambaye gisirikare, bafite intwaro, wowe ukavuga ati nta jambo, nta kwizera, byose ntabyo mfite, uri aho ngaho urananiwe, uri kumva udashobora kwirukana no kuvuga ijambo rivuga ngo ndagutwitse Satani, ndakwirukanye Satani, utabishobora. Satani raragufata amateko, uraba mu maboko ye, uraguma aho ngaho, winyagambura byanga. Ariko inzira yarabonetse, ni Yesu Kristo gakiza. Mwemerere gusa, mwemerere umusange, egera umusaraba, egera umusaraba, wemere ibyaha byawe byose, ubundi biramanuka. Bije mu mva ya Yesu irangaye. Nta cyaha na kimwe kirezista imbere y'umusaraba, gihita kimanuka mu mva. Burya byose bifite ubusobanuro. Imana yampaye iyerekwa, mbona urwobo runini cyane. Iyo ni imva ya Yesu irangaye. Mbona n'ipoto ndende iri kuri rwa rwobo, uwo ni umusaraba wa Yesu Kristo. Mbona ibintu bihomye kuri ya poto, bihomyeho bisa n'ibyondo, bisa nabi. Mbona n'umuntu imbere yanjye muremure, kandi sinari nsinziriye, nari maso, nari mfukamye ngiye kuzamura isengesho. Wa muntu arambwira ati dore ibyaha byawe uko bingana. Kandi ubwo narahanuraga, kandi ngahanura ari byo, bikaba ukuri, bikashika nk'uko nabivuze. Nabonaga ibyaha by'abandi, ibyanjye ntarabibona. Ntangazwa nuko nsanze ibyaha byanjye byuzuye ipoto, iturutse ku rwobo ikazamuka hejuru, nigira iherezo. Ibyaha byawe nuko bingana. Ndapfa. Sinzi ngo namaze umwanya ungana iki, sinzi uko byagenze, ariko nabaye nk'ugiye. Ibyo bivuze iki? Gupfana na Kristo. Hanyuma wa muntu aravuga ngo ibyaha byawe byose urabibabariwe. Uko ryajwi ryamanutse ryavuze, niko byabaye nko gufata icyuma ukagisiga amavuta afashe, warangiza cya cyuma ukagishusha kigashuha, ya mavuta arayonga akava hejuru ahuruduka. Niko ibyaha byanjye byahurudutse biva kuri ya poto bijya mu rwobo. Ibyaha byose bijya mu mva ya Yesu irarangaye. Narahengereje ngo ndebe, ntabwo imva ya Yesu yuzura. Ibyaha byose bijyamo uko byaba bingana, ndabireba ndabibura, bibura iherezo. Nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, niko Imana yataye kure ibyaha byacu
ukabishaka ukabibura, ukabura iherezo ryabyo. Wa mugabo arambwira ngo iyo Yesu atagupfira ku musaraba wari kuguma uko wari umeze. Urupfu rwa Yesu ku musaraba rutuma tutaguma uko twari tumeze, rutuma tutaguma uko twavutse. Twavutse turi babi, twavukiye mu byaha, twavutse dukora ibyaha, ariko iyo twageze ku musaraba Yesu aratweza, ayo maraso aduhanaguraho ibyaha byose, ntitugume uko twari tumeze. Imana irashaka kugera ku musaraba, ibyaha byose bikakuvaho, ubwami bw'Imana ukabwakira muri wowe, noneho Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza. Bwarakeye nsanga nahindutse, nsanga simeze uko nari imeze, nsanga ibyaha byagiye kure koko. Imana yantransformye, impindura undi mushya, utarimo ya matiku, utarimo nzanzangano. Imana yampinduye, utarimo kubesha. Ariko igihe cyose ntagumye kuri ya mavi, ntagumye muri kwa kwirukana, icyaha cyangarukaho. Icyakora niyo bibaye bityo, dufite umurengezi kuri Yesu Kristo. Urihana ukirukana, ukamenya aho byapfiriye, ko wari uvuye ku rugamba, ko wari wiraye, ko wari ugize ngo wageze aho Satani atageze imyambi. Noneho ukavuga uti iri buye ryagaragaye, ntabwo ricisha isuka, ntabwo bizongera kumbaho. Ukirukana, ugakomeza ukirukana, ukarwana inkundura. Reka nkubwire, nutarwana ntabwo wagera mu ijuru. Nutabasha kwirukana Satani, uzaba uri kumwe nawe, kuko ubwami ntabwo bushobora kwirwanya, ntibibaho. Ubwami burahuza, bugakorera hamwe, kandi ubwami bubiri ntabwo bukorana. Bumwe bugomba gusenyuka, ubundi bukajyaho. Ubwami bwa Satani bugomba kurangira, ubw'Imana bugakora. Imana irashaka yuko urwana, ukambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, ukakira ubwami bw'Imana muri wowe. Imana irashaka kugukoresha imirimo n'ibitangaza. Yemerere, yisabe kwizera kudacikagurika 100%. Ubundi Imana ikukoresha ibitangaza, Imana ikugirire neza. Emerera Imana igukoreshe. Reka dusoze ngusengera. Uwiteka Mana ikomeye, Mana isumba byose, wantumye ku bwoko bwawe, yuko ushaka kudukoresha, ushaka ubwami bwawe aho bukorera, ushaka ko imirimo n'ibitangaza byawe bigaragara. Ibitangaza ntibijye bivugwa ngo byitirirwe Satani, ibitangaza bya Satani bigashiraho, imirimo yawe ikagaragara. Ariko ushaka aho ukorera, ushaka umutima usukuye, utarimo umwanda. Twejesha ayo maraso ya Yesu Kristo, tuje ku musaraba, ku birenge byawe Mana, hadukomereze, hatugotere, utugoteshe gukiranuka, icyaha ntikitugereho. Maze Nyagasani, ubwami bwawe buze muri twe. Duhamagaye ubwami bwawe muri twe, Mwami Imana, ngwino uganze, duhe kwizera. Mwami Imana, umudayimoni wo kutizera ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarira ubwoba, dayimoni y'ubwoba ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga za Satani zose, ndagutwitse Satani, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bose ndabatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mbi z'uburwayi, imbaraga za Satani ziteza indwara, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika abadayimoni bose bafunga ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zitubuza gusenga, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika umwuka mubi wose uducumuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana ubugome bwose mu izina rya Yesu Kristo.
ndirukana dayimoni y'ishari mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana dayimoni insangano mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana dayimoni y'ikinyoma mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana dayimoni y'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana nibuze muri nge, mpamagaye kwizera mu izina rya Yesu Kristo, mpamagaye imbaraga za Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isirayeli, bumvise ijambo ryawe, ngaho rikurikira urisohoze. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ubwami bwawe bubona umwanya muri bo. Niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha.